Ni ngombwa ko wirinda iki kintu mbere yo guhinga ibihumyo cyangwa se niba uri umuhinzi w'ibihumyo. Ibi bintu ugomba kubimenya kugira ngo utazagwa mu gihombo nk'iki ngiki muri kubona. Uyu munsi rero kurikira turebe ese n'izihe risike cyangwa n'ibihe byago ushobora guhura nabyo mu migina mu gihe uri guhinga ibihumyo, bikaba byaguteza igihombo mu buhinzi bwawe ndetse ukabura umusaruro burundu wari witeze. Kurikira rero ino video hanyuma tuganire, mbereke amakosa 5 dukunda gukora kugira ngo dukunda gukora kaduhombye cyangwa se ugasanga tubuze umusaruro. Hanyuma rero uraza kubonamo n'inama z'icyo wakora mbere y'uko ujya guhinga ibihumyo mu kwirinda ko wagira igihombo nk'iki ngiki nk'uko muri kubibona. Ubushize nari ndimo mbigisha uburyo dushobora guhinga mu butaka, ngira ngo tuzarebe itandukaniro riri hagati yo guhinga hasi mu butaka no guhinga hejuru ku ma etagere. Ngira ngo narabibabwiye, bamwe baca mu gikari barambwira bati si ibi bintu uko byaba bihenze, ati imbaho ati niki bishobora kuguhenda, ariko ntabwo biba bihenze kuko ubu byubakiye rimwe ushobora kubikoresha igihe kinini. Ikindi nanone uba wirinze ibihombo bya hato na hato na risike zindi zishobora kuba mu buhinzi bwawe. Ngira ngo rero uyu munsi wa none nicyo tugiye kurebera hamwe, icyahise kimbaho nyuma yo kubihinga kwa kundi, ikintu cyahise kimbaho muraje mu kirebe kugira ngo buri wese nawe akirinde mu buhinzi bwiwe kugira ngo atazahinga yarangiza akagwa mu gihombo nk'icyo naguyemo. Muti rero byagenze bite? Murabona twari twateye imigina neza, turayitera, ubutaka bwari bumeze neza, twabanje kubureba n'iki byose, nta kibazo cyari gihari. Ariko nk'uko nabibabwiye, hasi ku butaka bwo hasi ushobora gutungurwa igihe icyo ari cyo cyose. Ushobora gutungurwa nk'iyo umaze iminsi udakurikirana ngo urebe uko bimeze. Ariko yewe si uko ntanakurikiranaga, ahubwo nakurikiranaga nkabona biri kwera hejuru nk'uko muri kubibona mu mafoto, ariko mo hasi byarashize, byaramunzwe, kandi ntago wapfa kubibona kuko umuswi uba waciye munsi mu butaka. Nta hantu wigeze wuririra, nta hantu wigeze ugira gute, ntiwapfa guhita ubibona. Ubwo rero ni ukuvuga ngo risike zabayeho n'izihe, ndaza kubabwira icyo wakora mbere yo gutera imigina kugira ngo wirinde kino kintu. Narabikoze ku migina imwe n'imwe nubwo ntabiberetse kuko nari mbizi icyo ugomba gukora, kugira ngo nzabereke itandukaniro hamwe n'umuntu waba wakoze wahinze imigina uko yiboneye mu itaka gutyo. Niyo mpamvu imigina imwe n'imwe ntabwo yafashwe n'umuswa, ariko indi myinshi nari nateye gutyo yarafashwe. Kwari ukugira ngo rero tujye twiga, hanyuma tunigire hamwe turebe n'imbogamizi ushobora guhura nazo mu gihe utakurikije amasomo neza cyangwa se mu gihe utabashije kubikontorora ku gihe. Ubwo rero murabona twarateye, tumaze gutera ya migina yacu, yari itangiye kwera deja, hari hashize iminsi 12. Murabibona yuko yari yatangiye kwera nk'uko muheruka kubibona muri video ishize, hari hashize iminsi 12. Ariko uyu munsi nagiye rwose nsanga ngiye kuvomera mu gitondo, nsanga ebana imigina urebeye hejuru nta kibazo ifite. Ariko hari ukuntu nk'umuntu nyine ugiye uri gukurikirana umushinga ugenda urebaho ugakora ugakora controle itagarukiye hejuru gusa. Nkoze controle ku mugina wa mbere nsanga wafashwe n'umuswa, deja wahise ucikamo kabiri, nsanga wararangiye. Nkora ku wa kabiri nsanga wararangiye, nkora ku wa gatatu nsanga wararangiye. Ibyo mbabwira nyine muri kubibona hano kuri video. Ubwo rero ni ukuvuga ngo nshuti yanjye, nimba uri guhinga imigina, hari ibintu by'ibanze nk'uko nabibabwiye ugomba kwitondera. Ryataka duhingamo riba rimeze gute? Gira ngo iyi ni experience giye narababwiye, nzajya mbaha ibintu nanjye nikoreyeho ubushakashatsi, nanjye nikoreye live kugira ngo ubu ufite amakuru mazima.
ntabwo nzajya kuguha amakuru nanjye ntahagazeho. Rero ni ukuvuga ngo irinde itaka ririmo ifumbire, narabibabwiye ukoresha itaka riri netre, rya taka ritukura. Bibaye byiza hinga hejuru ku ma etajeri, nibyo bizaguha umusaruro kandi nabyo bizakorohereza. Impamvu yabyo ni iyi, impamvu yabyo bizatuma wa muswa uzajya kuzamuka warawubonye usubize hasi. Iyindi mpamvu ya kabiri, umwuka ubutambuka neza nta n'ikibazo. Iyindi mpamvu ya gatatu, ibyonnyi biba bikeya hasi, narabibabwiye habaho ibyonnyi byinshi. Hari n'ibishobora guturuka mu butaka nyine nk'uko iyo miswa yaturutse mu butaka hasi udashobora kuyibona hejuru. So rero ibyo byo mubyiteho rwose. Indi mpamvu ya kane, bibaye byiza wakoresha ibarizo, kubera impamvu nagiye mbabwira zitandukanye zo gukoresha ibarizo. Niba utarakurikiye wareba video y'ubushize nakoze, hanyuma ugasangamo amakuru yajyanye no guhinga mu ibarizo n'impamvu yabyo n'akamaro kabyo. Ubwo rero mu kwihuta, icyo nababwira kindi nuko rwose nshuti zanjye, ibihumyo ni igihingwa cyiza kandi kigira akamaro kandi kigira n'umusaruro. Ariko urangaye gatoya, iyo urangaye gato rwose bya bindi watekerezaga, bya bindi wateganyaga byose bihita bishya, ubibona bihita birangira. Niyo mpamvu iyo utubahirije kondisiyo nziza zo kubihingamo, kondisiyo nziza bibamo, ubwo ni ukuvuga umwuka uhagije, urumuri n'iki, nta musaruro ushobora kubonamo rwose. Niyo mpamvu rero narinzanye ino video kugira ngo buri wese amenye amakuru mbere yo kujya kuwutera, amenye ngo ndasabwa iki, ndabigenza gute, ko hanyuma mbone kuba najya mu mushinga neza. Ubwo rero icyo nababwira, ayo makosa nari nababwiye, ikosa rya mbere, irinde gushyira direct umugina mu butaka. Banze wowe ishashi wenda, hanyuma uzane ukore akaberso cyangwa se ukore akavure, ubanze ishashi, hanyuma ubone gushyiramo ya migina, uzane itaka ushyireho hejuru. Ikindi, banza nimba ari imbaho wakoresheje ushyireho vidange. Hanyuma ikindi nanone, ubaye udafite ishwagara, ushobora gukoresha ivu ryo mu rugo, mu mbabura cyangwa se mu ziko, mu gutera ya migina, kugira ngo uzirinde yuko hazamo ibyonnyi cyangwa se n'iyo miswa, ivu cyangwa se ishwagara. Ikosa rya gatatu, kubura uburyo bwo kwirinda iyo miswa ndetse n'udukoko tugiye dutandukanye. Kubura uburyo ni ukuwe, ni kwa kundi nyine ushobora guhinga aho ngaho gutyo gusa, ukavuga ngo ndahinze mu butaka nk'uko utera ibishyimbo cyangwa n'iki, ukabura uburyo bwo guhinga muri ka kavure ngo ube wakoresha bya bikoresho nababwiye byihariye. Icyo ni icya kabiri. Ikosa rya gatatu ni ukudategura neza aho bihingwa, ugasanga aho bihingwa ni naho urundi inkwi, niho urundi biki, ugasanga mbese ntibifite ahantu hihariye hari isuku, hari umwuka uhagije, hatatuma haza ibindi bikoko kuba byaza kukwangiriza. Iryo ni ikosa rya gatatu. Hanyuma iri kosa rya kane ni ukudasura umurima wawe nibura buri munsi, nibura rimwe ku munsi wakagombye kuwusura ukareba uko umeze, kugira ngo nihagira ikiba uhite utangirira hafi hakiri kare. Gusa mbibutsa yuko iyo wafashwe n'umuswa ntabwo ushobora gutera umuti wica udukoko, iyi miti yo mu nganda, kubera ko iriya yakwangiza ubuzima bw'abantu. Rero niyo mpamvu buriya ubuhombye iyo umuswa wakugeranyemo. Hari undi muti nzabaha muri video izakurikira, umuti organique utashobora kugira ingaruka ku buzima bw'umuntu, kuko muzirikane ko ibihumyo babirya direct, ntabwo ari nk'urutoryi cyangwa se urunyanya ubanza ukaronga neza rimwe kabiri gatatu ukaba wizeye yuko wa muti wawukuyeho. Ibihumyo ntabwo ariko bimeze. Ibihumyo uronga rimwe, kandi nabwo hari aho utagera muri twa dupapillon cyangwa se muri twa mw'imbere mu ngofero,
ubwo rero wahateyemo imiti yica udukoko kiba ari ikibazo gikomeye cyane. ubwo rero uburyo bwiza washobora gukoresha muri organic butangiza ubuzima bw'abantu muzabubona muri video izakurikira. Hanyuma rero icyo nababwiraga nyine ni ayo makosa ane tugomba kwirinda mu kugira ngo tugere gute tubone umusaruro uhagije ku bihumyo. Hanyuma rero ikindi nasorezaho cya gatanu ni ukugura umugina wizewe w'ahantu hizewe wakozwe mu buryo bwizewe kandi noneho niwo uzaguha umusaruro. Imbuto cyangwa se ingemwe nizo ziguha umusaruro. Rero bavandimwe, iyi ni inama twajyaga kugira ngo uyu munsi wa none niba ugiye mu mushinga wo guhinga ibihumyo uzirinde ikosa nk'iri ngiri. Uzirinde ikosa nk'iri ngiri nibwo uzabona uzagera ku ndoto zawe no ku musaruro wawe. Sawa rero, ubwo rero icyo twakora ni ukuvuga ngo nta kindi uriya imigina iyo yangiritse kuriya urayirandura ukayikuramo. So rero tuzamura imigina duhinge hejuru cyangwa se hari izindi tekinike zigiye zitandukanye, gusa nagira ngo dushyireho akadomo mubone yuko guhinga hasi mu butaka ntabwo ari byiza. So iyo imigina y'ibihumyo rero ihinzwe mu butaka, imiswa ishobora kuyijyamo ikayangiza. Iyo yamaze kwinjiramo rero akenshi ntibiba bigikize, ni kimwe niyo hajemo inyo cyangwa se n'udukiyari udukoko twinshi tuzamo. Ubwo rero ni ukubyirinda hakiri kare, ugahinga hejuru, hanyuma ukabungabunga isuku no gukumira utwo dukoko twose dushoboka. Hanyuma rero duhinge kinyamwuga kandi turahari nka Iwacu Connect kugira ngo tubafashe mu buryo ubwo ari bwo bwose ushobora guhuriramo mu mushinga wawe, hanyuma tubone ubukire. Turi kumwe rero. Niba utarakora subscribe uyikore, niba kandi waryohewe ushyire muri comment ati nanjye ibi byambayeho, cyangwa se utubwire uti ngiye kubyirinda guhera uyu munsi wa none. Hanyuma ukore like unasangize n'abandi kugira ngo bajye babona ibiganiro byacu bya Iwacu Connect tubagezaho ku buhinzi n'ubworozi. Ciao, naho ubutaha turi kurebera hamwe wa muti nari ndimo babwira igihe warangije kwatakwa n'udukoko mu buhinzi bwawe. Sawa rero, ntuzacikwe na video izakurikira. Niyo mpamvu mpamagangura gukora subscribe.